nshya kuri Nene TV yo kubagezaho ikiganiro hamwe n'abana bo muri 2050. Ni ikiganiro mwajya munsa muri benshi ariko amasezerano ko nzajya nyibaha mu buryo bw'imbonankubone cyangwa bw'inyumva nkumve, ariko murabizi ko mu minsi yashize cyatambukaga kuri Facebook, kuri page yanjye y'umuzi w'igitekerezo ndetse no kuri account yanjye, ariko ubu noneho yagarutse mu buryo bushyashya aho kijyaze kibageraho kiri live, ari ikiganiro cy'imbonankubone cy'inyumva nkumve. Rero murabe hafi ntimuzacikwe buri none se muzehe ko ubu ngubu tubona abantu kugira ngo baboneke ari uko ziriya mashini ziri kubakora, mwebwe mukaba mutubwira ngo mu gihe cyanyu ntabwo ariko byari bimeze, none umuntu yageraga ku isi gute? Yego mwabana mwe, buriya rero mwabana mwe kera nyiri umusore, ubwo hari mu myaka ya za 2015 ugera mu myaka za 2025 hafi aho ngaho, umuntu yarabyarwaga. Umuntu yarabyarwaga, ntiyakorwaga nk'uko mubona bimeze ubu ngubu. Murabona ko ubu ngubu umuntu bamufata bakamukora. Twebwe icyo gihe umuntu yarabyarwaga, hari ibyo bajyaga batwigisha kera, abacu bapfuye bazazuka, maze tukabyemera tutabyemeye neza. Ariko rwose ngira ngo ubu murabona ko iriya gahunda yadutse vuba ejo bundi bavumbuye yitwa subizwa uwawe, aho usigaye ujya mu ifoto y'umuntu wari uwawe ndetse wakundaga, ndetse ukajyana n'urutonde rw'imico yari afite, hanyuma bakamugukorera. Ntimubibona yemwe abana mwe? Biriya rero ntabwo kera byabagaho. Kera twebwe umuntu yavugaga agakura akarerwa agatozwa imico yapfa bikaba birarangiye mwabana mwe. Kandi koko twe tubazi neza bariya abantu badukorera, baza basa neza neza ndetse barameze nk'abo twabuze kera mwabana mwe. Kera tukiri ku isi abana baragize, abantu baravukaga bagapfa, ariko bari kudukorera ijyanye umuntu bakorera umuntu usa neza neza nawe. ngo mumbaze n'ikindi kibazo cyose mushaka yemwe mwabana. ya mukanya rero ndaje ndagaruka mbazaniye episode ya kabiri y'ikiganiro nagiranye n'abana bo muri 2050. mube hafi ntimucikwe, kandi nababwiye ko buri cyumweru nzambaha episode byibuze ebyiri kugira ngo dukomeze kuryoherwa na YouTube channel yanyu.